Muri iyi video ngiye kukwereka ukuntu wakora password muri telefone y'amatushe. Murabona ko phone yanjye nta battery irimo, ngiye kuyatsa nsangemo password. Iyo password nayo nzi, ariko ukibaza uti ni gute wakora password muri telefone y'amatushe utayizi? Ino ni Tecno, gusa ku bantu bafite Airtel cyangwa se Itel buno buryo burakora. Reka turebe. Murabona ko phone yanjye irimo urufunguzo, ntago wakuramo password cyangwa se ntago wajya muri program kubera ko harimo urufunguzo ruriho password. Ino password ngiye kuyikuramo. Ni gute babigenza? Reka bikwereke. Ikintu cya mbere rero ukora iyo umaze kubona phone yawe irimo password, ikintu cya mbere ukora iyo unayo uzi ntago kigoye, uraza wandike 113 cyangwa se 112, ushobora no kwandika 911. Iyo umaze kubyandika icyo gihe urahamagara ukandika zino code akanyenyeri urwego 0 urwego akanyenyeri, ugahamagara ukabyihorera. Iyo umaze kugira uhita ukora abort, urakupa. Iyo umaze gukupa uhita umanura hasi ukajya muri call history kugira ngo urebe abantu bahamagaye. Iyo umaze kubikora uhita ubona za nimero wahamagaye, ugahita wongera ukaziviewinga cyangwa se ukazireba, ukazanga hasi ngo edit before call. Urimo kubibona, ugahita ubona za code cyangwa se za nimero wahamagaye. Ikintu tugiye gukora rero ni ukuzeditinga. Urahita wandika urwego 1 2 3 4, nukanda urwego harahita muri phone hamera gutya, uhita ukora okay, wemeze. Ukibikora ubwo phone yawe turayiforomase. Zino code ziforomata telefone y'agatushe iyo ariyo yose, ni ukuvuga ngo password igiye kuvamo, phone yacu itizima yongere yake nta password irimo. Buno buryo burakora kandi burakora neza, abantu benshi barabuzi. Gusa ino video impamvu nyikoze nuko hari abantu bamwe batabizi, gusa ndizera ko ino video